ahubwo ikintu nabonye gufasha ni umutima w'ubumuntu. Abantu twese turi abantu, ariko ubumuntu nibwo bugaragaza umuntu uwo ari we. Ngo akiza hano mu rugo, uruhu rwe rwaravuvukaga, hahandi yicaye nyine bikaba ko umubiri uhasigara, ukafata nyine niba aryamye ku buriri ukazingira mu mashuka ukajya kubimena hanze. Nkuko Kanyombya yavuze ngo ari inyuma kuri farumasi yagiye kugura imiti, urumva ko n'Imana iba yabakoresheje. Rero kubwa Mugishaho Elvine yatuzaniye Mugisha bibi gitangaza gikomeye cyane ko akinjira mu rugo umukozi wa mbere yaranseze ati sinaba hano n'uyu mwana ameze gutya. Nzanye wa kabiri harara rimwe amukubisa amaso ati sinaguma hano. Bibiliya avuga ngo menyereza umwana inzira nziza ngo azarinda asaza atarayivamo. Rero niyo mpamvu abana banjye nabo bandi ndera na Mugisha ubwe. Ubu Mugisha ni umuririmbyi, Mugisha nawe akunda gusenga. None abana n'abamarayika niyo nyina ari umurozi arabivuga ati mama afite ibi n'ibi mu nzu. Abana ni abamarayika. Yego. Kanyombya ko yatinzera Rokatani akira n'ibyanjye iraheze shaka. Iyo ni onga yitwa Kifaruma, yitwa Onja. Reka nkubwire abantu bazemera, ndababwira nubwo mwakora subscribe nkuko nanze kubivuga, mukakora share kuri iyi channel y'umwana mukagera kumufasha. Ariko vuga nimero zawe twumve. Nimero zanye ni 0788 920 118. Kuvuga cyane nkuvuga amafaranga. Mubyeyi Imana izaguha umugisha, ibyo uri gukora biratangaje. Nukuri umugabo yagiye heza. Tubahaye ikaze hano mu rugo iwacu, ndi kumwe n'umushyitsi wadusuye. Turakwishimiye, Imana iguha umugisha. Ni ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha kuba mwadusuye. Abatanzi ni mama Elvine ku mazina y'ababyeyi, izina muri rusange amazina nitwa Nitwishime Josiane. Yego, rero mfite umushyitsi wansuye hano mu rugo. Twatangira dusenga Imana kugira ngo ibiganiro byose turi buze kugira Imana ize kubana natwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomera, Imana igira neza. Amasaha nk'aya tuje imbere ubwiza bwe tudafite kwera no gukiranuka. Imbere byose twejesha amaraso yameneye ku musaraba, kuko ijambo rya ravuga ngo wakita umukiranutsi yabayise Imana inyabinyoma. Duciye bugufi kugira ngo Mwami utwejesha amaraso yaho twagenze naho twatandukiriye, maze amaraso yawe dukureho ibizinga byose. Mwami Imana rero tukweretse umushyitsi tubonye mu rugo rwacu, ibiganiro byose tugiye kugira, ndagusabye nk'ingira ngo duhamagaye Data n'Imana n'Umwuka Wera baze kubana natwe. Turabizi neza ko abashyitsi ari umugisha. Urakoze kuri Imana igira neza. Mwami Imana tuguha ikaribu n'akaze ni mu izina rya Yesu Kristo tusabye twizeye. Amen. Ni karibu hano iwacu. Murakoze cyane. Nanjye ku mazina y'ababyeyi nitwa Mama Feza, nitwa Mama Vida. Ubushize naje naganiriye na Elvine. Ufite umwana w'igitangaza, ujye ushima Imana. Murakoze cyane. Twaraganiriye, tuganira na Kanyombya, tuganira ku bibazo cyangwa n'ibisubizo, kuko gukorera umugisha kuriya ntabwo ari n'ibibazo n'ibisubizo. Ariko twari twavuze ngo ibyo ari byo byose ubufasha buba bukenewe. Yego, n'ubundi navuze nti tuganira na Kanyombya n'abandi bantu bake ko ari amafaranga mugura imiti ni menshi cyane, twifashishije n'abandi bantu. Ariko Kanyombya ari inyuma, imiti twabashije kubona y'ukwezi kumwe. Mwavuze ko muguri, twumvise imiti muyigura buri kwezi. Ntabwo byoroshye, ariko Imana izabafasha. Ngo rero twavuze reka byibuze natwe tuvuge ko tubonye ukwezi kumwe, wenda dukomeze dusabe n'inkunga n'abandi bantu. Ni ukuri birakwiye ko abantu babafasha pe. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Dukeneye amaboko y'abantu, kandi ngo hari abantu ntago hapfa abandi. Yego, murumva ko kuba abantu bahuye byonyine biba ari umugisha. Yego, iyo umuntu muhuye mukaganira ntago buri cyagufasha, niyo atagufasha ku mafaranga ariko n'umutima uratuza. Yego, yanaguha n'ibitekerezo, akaguha n'inama, akanakugira inama. Ni ukuri ko tubayeho muri ubu buzima ntago tunganya ubushobozi, ariko buriya ngo ababiri bishumwe, iyo abantu bishize hamwe bagera ku kintu gikomeye. Niyo mpamvu rero urabona
ntago gufasha bisaba ibintu bya mirenge bisabe ngo ufite ubushobozi buhambaye ahubwo ikintu nabonye gufasha ni umutima w'ubumuntu abantu twese turi abantu ariko ubumuntu nibwo bugaragaza umuntu uwo ari we yego ubwo rero nyine niyo mpamvu wabonye Rivine n'umwana mutoya n'umwana mutoya ku myaka ye mikeya afite yabonye umwana mugenzi wababaye amugirira impuhwe ntago ari uko ari mukuru cyane kuko hari n'abantu bakuru babibonye barabyirengagiza cyane kuri ya mwana yabayeho aba mu mujyi aba na Nyabugogo hari muri uriya mujyi no na Nyabugogo hari abakire benshi bafite amazu meza bafite amazu menshi banagomba no kuba banavuga ati reka tumujyane tumushyire no muri annexe yo hanze atari nkatwe tuba mu byumba 2 na saro ariko twe twaramufashe turavuga reka n'abana banyu n'ukuri njyewe sinzi ko nabivuga byaranandenze ntago ntago abantu nkamwe bakibaho ntago nabaherukaga ntago nyine simbizi kuba nafata nanjye ubwanjye umwana nkuriya namufata pe aho kuvuga ngo namurazanya n'abanjye abenshi baba bavuga indwara z'uruhu zirandura yego rero pe ni umutima ukomeye ni uko musenga ntugire ngo ni umuntu wese wabishobora udasenga ntago washobora biriya bintu hari n'abasenga ariko batabikora kuko hari nk'abazaga kunsura bamubona bakagira ubwoba bamwe bakanatokesha ati mu izina rya Yesu umva nanjye namutuma no ku mabutiki ukumva bamwe arambwiye ngo ujye ureba undi mwana utuma ngo uriya ntakazajyaza oyanjye nabibonye n'ibintu byavaga ku ruhu rwe yego akiza hano mu rugo uruhu rwe rwaravuvukaga hahandi yicaye nyine bikaba ko umubiri uhasigara ukafata nyine niba aryamye ku buriri ukazingira mu mashuka ukajya kubimena hanze hanyuma no mu ntebe aho yicaye akagenda yikuraho wa mubiri umufasheho mbese nyine ntago ni Imana ngira ngo yadushoboje kuko atari Imana wabonagaho umubiri wasigaye ukumva isesemi yakwicana cyane ku ruhande rwose ngewe n'Imana duhaye imbaraga nge nta seseme nigeze ngira cyangwa se ngo abana banjye bamunene baranamukunda ikintu kigaragara nuko abana bamukunda twigeze no guhurira ku muhanda ko nza hano nago nari impazi nibo banyuwe barambwira bati dore nitwe muje gusura ukabona baramwishimiye nukuri Imana yabahereye umugisha mu bana kandi nubwo mukennye niko nabivuga pe ntago turakennye ntago dukiza ariko ntago dukennye umutima niwo wa mbere dukennye mu bifatika bigaragara ubutunzi cyangwa se amazu ariko ntago dukennye umutima umuntu ubwo turabufite kandi nzi ko hamwe no gusenga Imana izahindura amateka cyane ko umwana wacu Rivine avuga ko inzozi afite ari izagutse sinamugisha hari ababanjije mbere ye hari n'umumama twagiye kuremera mu kwezi kwa 4 yarebye televiziyo abona amateka igihugu cyacu cyaciyemo arangije nyine yumva umumama uri gutanga ubuhamya ko yabayeho abana be bashize arangije atubwira ati rero mama ndashaka nyine aradusobanuza turamusobanurira amateka y'igihugu cyacu hanyuma arangije avuga ati rero ndashaka mu ndebere umumama udafite abana wagize icyo kibazo ngewe nge kumusura mubera umwana hari umumama Rivine yagiye kuremera ikagugu umucikacumu udafite abana yego urumva rero Rivine inzozi ze ziragutse ejo twagiye mu bitaro bya Nyarugenge gusura abana muri pediatri ubu dufite gahunda yo kujya gusura abana mu bitaro bya Muhima rero Rivine umwana wacu afite ko arikomeye niyo mpamvu namwe murimo muraza nukuri n'abandi bose mubabwire kugira ngo tugire twese tugize uyu mutima abana tubona ku mihanda buri mubyeyi wese agize umutima bagabanuka ngiye mfite n'inzu nini nakawe narazanye abandi bana oya nibyo bigaragara urabona ko n'ubundi mbafite abanjye ni 3 n'abandi 3 ndera ni 6 ariko nukuri Imana iragufasha Imana iramfasha ni Imana ko nk'umuntu ntago nabyishoboza ariko n'abantu namwe urabona ko mwaje mukatugurira umuti Imana ikorera mu bantu ntagiye tuzabona Imana ikorera mu nyamaswa Imana izagukoreramo utuzanira uwo muti nk'uko Kanyombya yavuze ngo ari inyuma kuri farumasi yagiye kugura imiti urumva ko n'Imana iba yabakoresheje rero kubwamugishaho Rivine yatuzaniye mugisha bibi gitangaza gikomeye cyane ko akinjira mu rugo umukozi wa mbere yaranseze ati sinaba hano
uyu mwana ameze gutya. Nzanye uwa kabiri harara rimwe amukubise amaso ati sinaguma hano. Uwa gatatu umukozi aragenda, uwa kane aragenda. Mfata igihe cyo gusenga mbwiye Imana, Mana ese umpaye umwana noneho mbuze n'umukozi nzajya nsiga mu rugo njye no gushakisha. Ubw'amahirwe nza kubona umukozi nyine wihanganira ubuzima, aravuga ati nanjye nagize gute, nawe ufite ubumuntu, kuko urumva abadafite ubumuntu babanje kugenda baragenda, ariko haza umukozi ufite umuntu aravuga ati ese ari njyewe biriho bakanyanga, ese mbyaye umwana umubiri ubyara udahatse cyane, umubiri ubyara udahatse uyu munsi wago. Niyo mpamvu njya mbwira abantu buri ugeze kwa muganga mu bitaro ukagenda ugasura abarwayi ukareba indwara zihari, uhita uvayo wize utona ko uyu mubiri twambaye ari ubusa. Yego. Ariko icyo nasaba ni ukugira Imana ikomeze iha abantu umutima. Yego. Aka Elvine kanyu rwose Imana yakabahereyemo umugisha, ni imfura yanyu. Ni imfura yacu. Ni ukuri Imana yamubahereyemo umugisha, haramwe ngo ashaka no kuba umuganga. Ni ibintu byiza cyane, kandi icyo nsaba Imana ikomeze mukuze. Elvine mazavamo umudogiteri, ariko ahubwo se yagiye Elvine bino suhuza umushyitsi. Yabaye inshuti yanjye turazira. Elvine amakuru kana keza ni ukuri. Nyine isi ni mbi, isi hindura abantu, ariko ikintu twasabira icyiza nuko musenga, ntago Elvine azahinduka. Turasenga, dukunda Imana. Elvine ni umuririmbyi, aririmba muri korali y'abana, ni na disiplineri wabo. Elvine abyina indirimbo bita drama ziramya no guhimbaza Imana nyine bakoresheje danse. Rero urumva Elvine ni umukristo, akunda gusenga, ajya mu masengesho y'abana ku rusengero iwacu babagira igihe cy'amasengesho y'abana. Rero Elvine akunda gusenga. Birumvikana ntago waba udakunda gusenga rega ngo ukore biriya bikorwa. Nanjye rero nk'umubyeyi mbatoza gusenga, kuko buriya turi mu isi navuga ngo isi iri kwiruka cyane, irimo iraguruka. Rero umwana Bibiliya avuga ngo menyereza umwana inzira nziza ngo azarinda asaza atarayivamo. Rero niyo mpamvu abana banjye nabo bandi ndera na Mugisha ubwe, Mugisha ni umuririmbyi, Mugisha nawe akunda gusenga, nyine yaje afata ritme yacu. Kandi iyo tugeze nimugoroba tugimaze kurya, buri wese buriya ndamubwira ati uyu munsi Elvine ni uri budusengere, mwihane bya bindi byose mwakoze, nimurangiza musenge dusabe Imana umugisha. Ubwo rero buri wese aba afite umunsi we wasenga, bakunda gusenga. Uru rugo ni urw'umugisha, nubwo nta bya mirenge mufite nabivugaga, ariko umutima wanyu bukiri ufite burahagije. Amen. Ni ukuri nta n'impamvu yo gusaba ibirenze. Imana izajya ibafashiriza mu bandi bantu, kandi ndabizi ko ntago bizapfa ubusa. Ntimuzareke gufasha, ntimuzacike intege. Ntago twabireka, hari abaduca intege nibyo, ntago babura, kuko hari abantu babona ukoze ikintu cyiza bakagipfobya, atari ko babona ko atari cyiza, ahubwo nyine bakagipfobya. Sinzi, hari abantu bahora bari muri negative babaho. Ariko hakaba hari n'abandi bantu Imana iba yarisigarije, nabo babona ibyiza umuntu akoze bakagira gute, bakabiha agaciro. Ari bo mwebwe muba mwavuze ati uriya mwana ni gute ashobora gufata umwana mugenzi we akamukura mu muhanda agahindurirwa ubuzima. Umwana abantu batinyaga ubu ngubu akaba arimo kwiga, ni n'umuhanga wa mbere. Niyo mpamvu namwe muba mwateye namwe bavuga ati se uriya mwana akoze bira, natwe reka tugende tugire gute tumushyigikire. Rero hari abantu bahora muri negative, ariko hakaba n'abari muri positive, babona ikintu umuntu yakoze bakagiha agaciro. Yego. Oya namwe kuba mukoze ibintu uko muvuga bizaba, Imana izabikora. Reka tubafate, ntibazabura icyo barya, ntibazabura icyo banywa, kandi Imana ikabibaheramo umugisha cyane. Ikintu nakubwira nuko Imana yaguhereye umugisha mu rubyaro. Amen. Kandi n'abandi babyeyi bose bajya batoza, burya ntago ashobora no kubivukana, ariko akenshi umubyeyi abimufashamo. Umutima afite awukura kuri mwe.
ntago yaba yarabyihimbiye, nta handi yabibonye. Navukiye mu bakristo, ngomba gukora ibikorwa byiza. Cyane ko buri abanyarwanda baca umugani ngo uwibahetse ababwiriza bo mu mugongo. Buriya ndamutse ndi umugome abashyitsi bakaza nkabirukankana nkagira gute, mbese sinakira abantu n'abana mfite bakora ari kwa kundi. Ariko kuko babona, urumva no kuba yaramubonye akamubwira ati, akamurangira aho mama wari, nuko arazi ko mama we ari bumwakire. Kuko buri ari umwana ukubwira ati ntugezagere mu rugo mama ntagakunda abantu. Urumva rero abana n'abamarayika, niyo nyina ari umurozi arabivuga ati mama afite ibi n'ibi mu nzu. Abana n'abamarayika. Yego. Se Kanyombya ko yatinze ra. Kanyombya sinzi. Kandi nari musize aho hirya. Wasanga ari kuri moto nawe yihuta. Cyangwa se iriya miti ikunda no kubura. Iriya miti ikunda no kubura ku masoko, buriya biriya binini bikunda kubura, sinzi impamvu. Wasanga kiri kuzenguruka mu mujyi ashakisha mu mafarumasi yose. Ibinini nibyo bikunda kubura. Hari igihe tubishaka ku isoko tukabibura, bakavuga ngo byarabuze. Ariko ari amavuta yo avangirwa muri iki faruma, kuko yo muba mwatanze komande bakarara bayakoze, wasanga yenda ibinini nabyo byaba byamutindije. Ibinini bishobora gutinda. Ariko imiti y'uruhu irahenda, ndabizi. Birahenda cyane. None uriya we karibu. Ariko waciye ahandi hantu tu. Muraho. Wamubonye mama Elvine. Haguruka ndamutse mwana we. Gakobwa keza. Ukaje wahageze. Burya rero narize hano. Abantu bashaka kuko na envelope yagucandika bayikira n'abaturage bayikira bandamutse bagenda bambobera ndababwira rero muwe muri cyangwa zarabigufasha. Narize hano rero hariya nyaka abantu bazi ko tugiye gutabara. Ntabwo bakureka ndabizi. Ntabwo ari gutabara umuntu wapfuye, ariko no gutabara abagenzi bacu kugira ngo dushobore kwifatanya nabo mu bwo bwacu dukoresha dushaka kugira ngo natwe tuba abantu. Yego. Dushobora gufasha abantu. Ese umuntu udafashwa ninde se? N'igihugu kiradufasha nkazo. None rero ikintu cyongeye kubwira, iriya miti irahenda we. Niwari babikubwiye se? Ako bibaza urugo 140 buri kwezi, urishyurira abana mituwele, urishyura ibishingwe, urishyura umutekano, inzu sinzi ntabwo nigeze mbaza niba bakodesha. Bamwishyura inzu. Ariko ko muvuga imitekano, wigeze uzana umutekano w'umuntu? Ni Imana yonyine kabisa. Imana pe yakoze ibitangaza. Uyu mwana nyine abifashijwemo n'ababyeyi be. Hari umutekano w'umuntu wese bamuhaye, nangwa umutekano w'ibyo akora. Ariko ikintu kimwe mbonye, iyi miti irahenda, irahenze. Harya wari amafaranga? Ako se ni ngombwa ngo tubivugire imbere y'akazi. Bivuge rwose. Uretse ko utangize senkani. Nose tuganya amafaranga, weregura umukire. Ni umukire. Uragerageza. Ni mwe mwankishije none. Ahubwo nakize ku mutima, hakira umutima. Kandi hashira umutima naho inda nibahumura. Inda nibahumura ntinahaga. Kandi abantu mushaka mwafasha kuko indira saba ntihaga. Indira saba ntihaga. Ariko ubumuntu nibwo bwa mbere. Uzi kujya kugira. Nabonye famille ifite ubumuntu, nge nanabyishimiye gusura aba bantu pe. Ndika. Ubushize nabonanye n'akana ko nyine ababyeyi bari bagiye mu kazi. Ariko ndavuga byanze bikunze ndakaganiriza. Uzi ko nageze hano ngasanga akana tuganira, ndamureba ndeba ukuntu yambaye, ndeba ukuntu siguyu. Sanga hano hantu ntambabura yaka. Asumba barambwira ujye usinzira. Ibitekerezo byawe urasinzira. Ibyo akubaje nibyo. Imana izagubura mepe. Nimamo ngendira ntangaza ndamureba akakana iwabo. Oya abantu bashobora kugira ngo ni bimwe by'ama YouTube bya pranka. Ariko mereze. Wowe se? Yego. Ushaka kumbwira ukuntu mwakiriye kiriya kibazo umwana yabagejejeho akavuga ati dore mufashe uyu mwana reka tubane. Erega si nacyo cyambere. Hari n'indi famille ngo bafashije wowe wari utaraza.
hari famiye zindi Elvine yagiye azana bakazifasha naho nibafashe imiryango nabyo nimufashe bafite n'abandi bana babiri barera mwabyakiriye mute twarabyakiriye wumvishe nyine twarabyakiriye urumva umwana yatubwiye uburyo yahuye n'umwana nyine ubabaye araza ikintu cya mbere cyatumye twebwe tubikora ni uko hari umuryango wa mbere Elvine yafashije yakoreye ubuvugizi abantu bari mu buzima bubi bakagira gute bagahindurirwa amateka ko twe ntabwo twabyumvishaga twumvaga ari ibintu bigize gute bidashoboka noneho tubonye Elvine avugiye abantu umuryango babakura muri ya nzu babagamo ikizu cyari kibi gishaje babona na miliyoni 2 bajya gukora depo y'amakara ubuzima burahinduka tubona ko Elvine afite impano iri muri we tugomba gushyigikira ko ngo yamuvanye mu modoka yaravuga mu modoka oya yo ni umuryango wa mbere kugira ngo twemere abo ni abandi yewe muri kuba ruje pe ndarwaye tumwana sinzi niba barandoze niba narahindutse n'uko sinzi natwe tukwishimagura ariko ni nkuriya mwana ariko ntabwo ngeje muri revoye ubwo rero yatuzaniye iriya tuhita tuvuga gute turamwakira cyane ko yatubwiye ngo mama na papa ndabasaba uriya mwana ni mumufate naza mu rugo mumuvuze yongere ijambo rikomeye ati amafaranga nzakorera nindangiza kwiga nge nzabishyura amafaranga yose muzaba mwarakoresheje muvuza mugisha urumva ari umwana ntago yagusaba icyo kintu awe yifitiye icyizere ko azavamo umukire yamaze no kwiha akazi ko ari umudogiteri yego aravuga umushahara we wa mbere azatwishyura depanse zose tuzaba twarakoresheje kuri mugisha nanjye azanyibuke urumva umwana akubwiye ikintu nk'icyo ntago wacyanga nk'umubyeyi rero umwana nanjye yaje kundeba hondi kuko yari yamurangiye ahantu nkorera ngiye nkora mobile money araza rero umwana amubonye nanjye nk'umubyeyi mugirira imbabazi ko yarababaje aribwa n'umubiri umuvaho ushishuka mbese ahantu ahagaze yabaga yishita harya mobile money ya MTN ni ya MTN n'ibindi na Airtel ari oya ni MTN none se niba ari MTN ubu amafaranga ya MTN kuko ari yanuza awe reba nyine kuntu Imana bayamusize kamunogereza nge nari ko nka salo reba wajya ngo n'umubosi ucuruza nk'imyenda wajya ngo n'umubosi imisatsi ni original umusatsi ni intera uya umusatsi wanjye Imana itanga imisatsi ngeze kutamu niwe navukanye n'inkuba Imana yamaye nguyu ngo Imana iramusiga kakunogereza rero ukuri numva ko yagwaye ubunini nk'akaduka muri shike ahubwo Imana ni ikame nanjye nzajye muri shike none se patro yagiye patro nyine nawe yaba yagiye guhiga ariko niba ukorera MTN ashyira nake ko kugira ngo ashyire n'imisatsi ikuri inganire use ko deba izinjwiri zamukaje Imana nyine yamuhaye irende iminjwiri no se Imana itanga bibi ntabwo ari irende ni umusatsi wanjye iyi ni irendera ariko urabizi se ibyara mweru na muhimba nanuza na Elvine nawe afite umusatsi nk'uwanjye na seseri umusatsi umeze utya oya papa wabo ntabwo umeze gutya umeze nk'uwo wawe reka ntabwo afite n'injwiri rero dukomeze hanyuma se bishobora kuba bimeze nka wa wundi wabuze ati Elvine yazanye umuntu hano ntibishoboka bwavuze ko mwabyakiriye ariko bivuga ngo ashobora kuba ni nka yambwa yabuze ngo imbwa yazanye gitori yazanye gitori ngo yari imbwa bazanye niba ari ku mwana gitora ahubwo n'imbwa yareze umwana wajya uvuga kandi uri umwene gitori none ntuzamenya data bebelvi turebere ko imiti tutibeshye aturebere ko tutibeshye kandi bazanye amakariso uretse reka ngwereke rero twizere ko utibeshye anyita umwene gitori ngende umwene gitori wahewe ukwade mwene Imana yabyaye Kayitagore uzajya uvuga ibindi usiba ibindi reka tumufashe nabonye wishimye kuko mwari mufite ibibazo mufite uriya mwana ntawamwakira n'ubwo wagenze ntawamwakira ndakubwiye abantu bo ku isi bararuhisha abantu bo ku isi kugira ngo bazagukorere ibyo babona burya ngo inkoni ikubise mu kirere babirenze urugo ariko urwaye biriya bintu bimeze nk'ibihushi kugira ngo uzemere umubazi wawe n'ibihushi binyara bimeze kundi biri kushoka amazi wagiraga gutya kikava arebe ko ariyo kanyo
ubu ni wibeshye. dore wa muti basabye ngo witwa Rokatani. Mwari mufite se? Rokatani. Akira musaza, akira ni ibyanjye. Irahenze shaka. Dore amavuta iyo ni onga ya yitwa Kifaruma. ndayizi. Yitwa Onja. ni onga Nawe warabirwaye se? ni onga harimo iredisi na glycerine. Uyise yarabirwaye kwa bwangu. Aho ndabona uyu hari abantu bayasiga witwa Kifaruma. Nago urabona iriya ordonnance nabahaye ntago iya ari onga yonyine. Wayihaye nde? ibiva iriya nabahaye Uyu mwana ni watubwiye ngo imiti. Baduhaye rwa rupapuro. nyine rura rupapuro mwarebeye urabona ni imiti 3. Dore ko ni kagakarito ka vide. Ari ubu ngubu uruzuye. Dore akangaka ni kagakarito twasomeye. Nta n'urupapuro yaduhaye n'igikarito na nyirayo. yakoze uko wabicagaguye kanyombya Nawe si ko kintu. mwana dutetesheje mwakoresheje ibicupa 2. Ngo preparation imaginaire. magistrale Ujya mukajaga yabisomye byose bamwana byaye konto. None rero iyo miti. Fate neza. Utanze n'ubizana ko bimeze ntakumva. Umuntu ni umuntu, umubiri ni umubiri. Yego. Tekereza ari wawe ukuriye. Tekereza umutima wagira kugira ngo wakire uyu mwana. Uyu mwana akaba yarakiriye umugenzi we akamuga ati uyu mwana mujyanye kwa data na mama. Nawe mukavuga ati sibi ni ibiki mutuzaniye. Inka yambwa azanye igitori ariko igitori barayemeye. Nuko ngo uriya mwana ntabwo ari imbwa ariko ndakubwiye ngo Imana yawumugisha. Amen. ukuri Imana bamumugisha. Kandi ikindi ugomba kujya ubana n'abantu n'abaturanyi ukababwira uti ese murabibona mute ko abaturanyi ngo barakwanze. Babaje kwanga ibintu by'ibimonyo nka biriya ibintu byabuze mu rugo. Ariko uziko buryo umara kugenda wagenda uje gusura abantu wahindura mu mugongo agasigara amagambo bavuga ati ukiriya ni ikigoryi arakira ibiki. ndabizi hari n'abambwira tundi uriya mwana arakurusha akuruhiriza iki si uwawe wabyaye si uwa so wanyu ntabwo ari muri famiye ari uwawe wabyaye akamera kuri nanjye rero narababwiye nti se ko namwe muri ababyeyi ari uwawe ubyaye akaza ameze kuriya wamujugunya cyane ko njye uriya mwana kugira ngo mbane nyine mufashe yabanje kundusha cyane urabona kubona umwana ukuye ku muhanda imyitwarire uburere yari afite kwigenga kugira ngo avemo nyine abe muzima yicare hamwe ndare usa nk'ukora publicity ubuse nyina uramuzi ntago muzi ntago ndamubona nase ntago muzi weme kubana nabo kuriya gusa yego umutima wawe Imana izawuramire umugisha pe reka nkubwire abantu bazemera ndababwira nubwo mwakora subscribe nkuko nanze kubivuga mukakora share kuri channel y'umwana mukagera kumufasha ariko vuga nimero zawe twumve. Nimero zanye ni 0788 920 118 kuvuga cyane nkuvuga amafaranga usubiramo 0788 920 118 amazina ni Tuyishime Josiane kubivugisha nk'umukomisiyoneri se nayabona zaguha ntabwo nubwo yataguha ariko tugerage tuvuge turamufasha gatama pe ariko ibikorwa akora birahagije umwana w'umuntu akaba ku isi akaba atababaye kuko n'Imana iravuga ati nta muntu uzababara mu gihe cya nyuma nta muntu uzababara mu gihe abantu hariho abarozi hariho abantu bari gukora ibintu byo ku isi ubuhanuro bwo kubeshya hehe kubwira aho babivugwa muri Bibiliya barabivuga ngo abantu bafite guhanura byo kubeshya abahanuzi bavuga ngo gutya na gutya bakashaka kuvuga ibyo ngibyo Imana izabahana ariko Imana yatuzanye muri iyi famiye izazana n'abandi yego kandi nkuko twabivuze abantu n'abantu uzazana amabandi kubona amabandi ari ugasanga birukanganya imiti kubihenda kubana kandi Imana kumeze nk'umuntu uri kunywa urwagwa kubaho ni ukubana oya Imana iruta imanzi Imana iruta imanzi ni iki yiruta gute n'imanzi ntabwo ibaho Imana niyo nkuru rero mubwire rero nuvuga ngo twiyemeje iki gikorwa cyo kugira ngo tubafashe urugendo murimo turanabatabariza usibye no kuri YouTube ariko dufashe uriya mwana natwe dufite ubumuntu ukajagara yarabikoze najye ndamubwira avuga ati ni imitwe yawe byabanze mageze bivuga ngo rero uriya mwana ararya
yararya ariko muratoshye agomba kubarya ararya cyane ko ni imiti buriya hari amarejime baba baramushyizeho ngo akeneye amata imbuto amata nayaguragiye uzagura imbuto n'amata amata kuko arahindutse ibi binini birakomeye cyane nyine bisaba kugira ngo abinywe yariye nyine ibintu bifite intungamubiri no muri farumasi babimbwiye kuko birakomeye ashobora kubinywa akazongera yego ariko bigashobora kuba byakiza rwa ruhu rurwaye ariko agakomereza aho ngaho hari igihe Imana izabikora agakira burundu nanjye nizeye ko Imana izashyiraho iherezo uze kuki mutatinye ko izashyira iherezo kuri iyo miti gutinya ko atatwanduza twebwe nyine iyo ufashe umuntu na risike zose zaza ingaruka zose urazakira ninde wamusiga imiti ntiwisiga imiti wowe nyine kuki mudashobora kumusiga ari ubwo arwaye se usibye uruhu ndavuga uruhu ariko mwatinya kumusiga akisiga ntabwo ari ukubitinya usibye no kugira ngewe ukwezi kwa mbere akinjira hano naramwuhagiraga ukamwuhagira wambaye iki umubiri intoki zanjye nkamwuhagira umubiri wose kuko urumva yari afite impumuro idasanzwe urumva ntiyogaga anuka yego noneho rero yajya gukaraba nkagira ngo wenda ntago yikesheje bikaba ngombwa ko njye mwuhagira n'isabune nkashaka isabune zihumura kugira ngo numve ko ya mpumuro nyine afite yagabanuka urumva rero ntago ninjye wamukarabyaga ukwezi kwa mbere kugira ngo numve cyangwa se ngo nshyiremo n'amazi nyine numve ko biriya bintu wenda byavaho mfite ishyaka ryo kumva ko byamushiraho vuba yego di urabizi yambwiye tureke ko kugira abantu baba bameze nk'abafilime kandi nk'abakomediye nari ngiye gushyiramo ka komedi kamubwira igihe cya Yesu uyu ariho uriya Yesu ari ku musaraba yari kumuhanagura ari ku musaraba uri mugufi umusaraba ni hejuru cyane ariko rero tureke ko abakomediye uko biri kose ngenda ndasabye ko mukomeza ubufasha mureke ibintu byo kuba ngo hari abamedia hari abashusho media ariko ibigaragara mubyeyi Imana izaguha umugisha ibyo uri gukora biratangaje umugabo yagiye he umugabo wanjye yagiye mu kazi yaba yagiye akora mu kabari n'umuseriveri anywa inzoga oya nta nzoga ese wakora ikintu utanga mbese ko ariho yabonye akazi niho yabonye bamufashe ku ngufu wabigenza ariko rukuru urabona ko iyi famiye Imana iha umugisha akazi bakora ari ubushobozi bafite ni ukwihagararaho ariko navuga ntabwo ari ububandi nyabuna ubere ni mama iyi foundation bayubake bawukorera uru etaje ujya ushyiramo izo dushyi zose sibyo aho wabaye nubwo ari make menshi akurenze ni mama tuzengeye tuzagaruka turebe uwa mwana rero dushaka rero kugira ngo tumubone mukomeze ese buretsa kuyu